mukunzi w'Ishangi Radio TV FM, komeza ugira amahoro y'Imana kandi Imana ikomeze kugufasha kugira ngo ibyo urimo byose by'umwihariko ubone umugisha. Ni wa muvandimwe wawe rero Victory, wa wundi mukunze kubana mu kiganiro cyitwa Ishangi na Gospel. Hanyuma rero ndagushimira wowe aho uri hose ku isi yose, wowe wagize amahirwe yo kumva Ishangi Radio TV FM, ukaba by'umwihariko ari radiyo wumva ushyira ku mutima ukavuga uti radiyo ndayikunda. Ni ukuri nawe Imana iguha umugisha kandi ni ukuri umuhati wawe ntuzawubusa ku mwami. Ndetse by'umwihariko dukomeza no kwishimira ibitekerezo muduha, inama mutugira za buri munsi. Ni ukuri tuziha agaciro cyane. Buri wese ugerageza kuduhamagara, abatwandikira kuri WhatsApp, abatwandikira kuri website yacu yanditseho ishangi.rw, abo ngabo nabo turabakunda kandi no kuri turabazirikana. Mwebwe mutanga comment kuri video zitambuka ku mbuga nkoranyambaga zacu, hariho YouTube channel yacu yitwa Ishangi Focus TV, ndetse n'Ishangi X TV n'Ishangi TV. Mwebwe mwese mukomeje kutwereka rero yuko mutuzirikana kandi mukaduha n'ibitekerezo. Imana ibaha umugisha. Ni Victory rero nkuko bisanzwe, wa muvandimwe wawe, wa wundi muhorana 5 kuri 5, wa wundi kwifuriza nawe amahoro y'Imana. Ntabwo rero muri uyu mwanya nakongera kwibagirwa nanone Gitisi TVET School iri hariya mu murenge wa Bweramana, hirya y'isoko rya Ruhango, neza mu mujyi wa Ruhango, ni iruhande rw'urusengero rw'Abadiventiste rwitwa Gitisi. Aho ngaho rero uhageze urahasanga ishuri ryiza cyane ryigisha ubumenyingiro, aho kwigisha ikoranabuhanga rigezweho, aho kwigisha ubudozi bugezweho, aho kwigisha ibijyanye na gutunganya amajwi n'amashusho, aho kwigisha ibijyanye no gukora amashanyarazi, ndetse by'umwihariko hakazamo amategeko y'umuhanda, ndetse by'umwihariko no gutwara imodoka mu gihe gito ukabona perimi rwose, nawe ugahita ujya ku muhanda ukitunga kandi ukibeshaho. Turagushimira rero ukomeje kutwereka yuko twitaho, by'umwihariko tukurangira ibyiza byose biri by'umwihariko mu karere ka Ruhango. Reka twongere tukubwire yuko tugushimira nanone ko ukomeza kutwandikira utubwira ibyo wagiye usura kugira ngo nawe wirebere n'ibyo twakubwiye ari impamo. Arabatubwiye rero bati Eden Place Hotel twarayisuye, ndetse na Summerland Motel twarayisuye, dusanga kuko ibyo mwatubwiye ari ukuri. Hanyuma ikindi White Horse Hotel ni hoteli nziza cyane, nayo iri mu karere ka Ruhango ndetse mu murenge wa Ruhango, hafi isoko rya Ruhango. Aho ngo uhageze rwose ushaka kurara ahantu heza muri iki gihe rwose wahagenda ukahagera neza, uvuye kuri gare ni iminota itarenze 2 cyangwa 3 ukabura hageze. Hanyuma n'inshuti mukunzi w'Ishangi Radio TV FM, uyu mwanya muri kumwe na Victor. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya mwiza Imana yemeye ko duhurira muri iki kiganiro. Ndashaka kukubwira ngo tugiye kongera twiganirire kuri rya somo n'ubundi riboneka mu gitabo cy'Abaroma, mu gitabo mu rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa mbere gukomeza ukagera ku murongo wa 6 ndetse n'uwa 7, aho bigaragara neza yuko buri muntu wese akeneye kumenya aya makuru kugira ngo dusobanukirwe neza. Haranditse ngo umenye neza yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Umenye neza yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Bityo rero iri somo ni isomo ryiza cyane, nifuza ko tuganira. Mbese koko ibihe birushya twabigezemo cyangwa ntiturabigeramo? Mbese wowe urabivugaho iki nshuti mukunzi w'Ishangi Radio TV FM? Wowe udukurikirana 5 kuri 5, mbese ibihe birushya ubibona hehe? Aho iwanyu mu mudugudu birahari? Aho iwanyu mu kagari birahari cyangwa mu murenge birahari? Ese uri mu kahe karere wowe? Tuvugisha hanyuma twiganirire mu Ishangi na Gospel. Ahangaha rero turi mu isomo mu nsanganyamatsiko ivuga ngo umenye neza yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Tuvugishe twiganirire. Byiza cyane rero, by'umwihariko umuntu uyu mwanya tuvugana ni umuntu uri mu karere ka Burera. Aratubwiye, yitwa Shadaraki. Shadaraki aravuze ati mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Rwose Ishangi Radio TV FM
icyo kiganiro mwakizanye gikenewe cyane. Hazabaho ibihe birushya ndetse byaratangiye rwose mu bice bigiye bitandukanye. Ibihe birushya byaratangiye ndetse birimo kwigaragaza cyane, aho umuntu umuguriza amafaranga aje agutakira yarangiza ntayagusubize, akavuga ati ndetse by'umwihariko ejo bundi nabonye aho umukobwa atwara ubutaka, nyina yamwanditseho aramubwira ati sinkuzi, sinigeze no kukumenya, kubera ko uyu mukobwa yagiye gushaka, bityo ajya gushaka ariko nyina yaramwanditseho ubutaka. None uyu munsi ubutaka umukobwa yahise abugumana, nyina ubu uyu munsi arimo gusembera, yamwirukanye mu isambu ye, yaruhiye, yavunikiye. Mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Inshuti mukunzi Ishangi Radio TV FM, ngira ngo uyu Shadarake arabitubwiye neza, kandi koko birimo kuba muri iki gihe. Ubu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, ndetse by'umwihariko ahangaha aravuga ati ku murongo wa 3 ndetse n'uwa 4 biragaragara neza yuko iri somo ryamaze gusohora neza. Mu karere ka Burera aravuga ati bazaba badakundana babo, bazaba batuzura, bazaba babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bazaba bagambana, bazaba ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bigaragara neza rero yuko ibi bihe birushya twamaze kubisohoramo, ndetse 5/5. Uyu nguyu ni Shadarake uri mu karere ka Burera. Inshuti mukunzi Ishangi Radio TV FM, uyu mwanya rero n'uwawe kugira ngo ukomeze udusangize amakuru nawe, kugira ngo dukomeze twiganirire 5/5 mu Ishangi na Gospel. Insanganyamatsiko iravuga iti umenye neza yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Mbese koko twabigezemo cyangwa ntibiraza? Shadara cyatubwiye yuko rwose bikomeye, aho umubyeyi yizera umwana we, umwana we akamutamaza, agahita amwirukana. Ubu uyu munsi umubyeyi akaba arimo yarasembereye adafite aho aba, kandi yari afite isambu yiwe. Umukobwa nawe arimo isambu kuyirya n'umugabo we nta kibazo bifitiye. Urumva rero ko ibihe birushya twabigezemo 5/5. Nshuti mukunzi Ishangi Radio TV FM, rero reka dukomeze twiganirire. Uyu nguyu yitwa Clotilda, ndetse ari mu karere ka Bugesera. Reka Bugesera ni ukuri Imana ibahe umugisha mukomeza kudukurikirana. Aravuga ati ibihe birushya twabigezemo, ati rwose umurongo wa 2 urebe neza, ngo kuko abantu bazaba bikunda. Timoteyo wa 2:3 umurongo wa 2, ngo kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, bakunda batukana, batumvira ababyeyi babo, bazaba ari ndashima kandi bazaba batarabera. Yewe ugirira neza umuntu, Clotilde Imana iguhe umugisha w'Ibugesera. Ugirira neza umuntu, yewe ukamufasha, yewe ushobora no kumuha n'icumbi, ushobora no kumucumbikira, ushobora no kumufasha muri bimwe mu bibazo bigiye bitandukanye, yewe ushobora no kumurihira ishuri, ushobora no kugira gute, ariko nyuma yaho akavuga ati umva ahubwo wari igicucu, wari wabuze yurihira abana bawe, wandihiraga wabonaga n'umwana wawe, nige nirwarije, nige nirwanyeho. Ibi byose ni ibimenyetso biranga yuko turi mu bihe by'imperuka, kandi ibihe birushya, ibihe bikakaye cyane. Nshuti mukunzi Ishangi Radio TV FM, uyu mwanya ni uwacu kugira ngo twongere twiganire. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba ndi, kandi abaturwanya barushywa n'ubusa, kubera ko dufite Imana idatsindwa. Turi kumwe n'umujenerali watsinze, naho by'umwihariko Satani ni intare iziritse, aratontoma ariko araziritse. Mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, ndetse yewe n'abanyedini ibihe byabakozemo, byabashyizemo akayunguruzo. Ugasanga umuntu yari umukuru w'itorero, ugasanga umuntu yari pastor, ugasanga umuntu yari umudiyakono, ugasanga umuntu yari umubwiriza, ariko ibi bihe byabagezemo. Ndetse umurongo wa 7 aravuga ngo bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri, kuko ntabwo byakunda, kuko imperuka yabagezemo nyine.
yabagezemo. Mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, abantu bazaba bikunda ndetse by'umwihariko bahora biga bahora biga ariko ntabwo bamenya. Bityo rero nshuti, reka nkubwire ngo Imana irakuzi kandi iragusobanukiwe. Wowe urushye kandi uremerewe, wowe wagiriye neza umuntu akakugirira nabi, wowe wagiriwe nabi wari witeguye kugirirwa neza, reka nkubwire ngo turi mu minsi y'imperuka. Icya mbere ni ukubaha Imana, icya mbere ni ukuyiringira, icya mbere ni ukuyizera, icya mbere ni ukwizera ko Imana yacu ishoboye kandi ni kontorora ibyo yaremye. Niyo mpamvu dukwiye gukomeza kuba mu ruhande rutsinda. Ahangaha umuntu witwa Richard w'inyamasheke waravuze ati umurongo wa 5, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo rero ujye batera umugongo. Bafite ishusho yo kwera, yewe akwereka ko ari umukristo ndetse by'umwihariko umukristo w'imbere cyane, umuntu uza yitwaye neza cyane ukagira ngo ni umuntu mwiza, ariko uyu muntu ugasanga hirya yabyo bibaye ikibazo kandi yitwaje Bibiliya. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga bitera. Niba se biburiye mu bantu b'Imana, ubwo abapagani byaba bimeze gute? Bigaragara neza yuko ari ikibazo gikomeye. Uyu Richard w'inyamasheke niko atubwiye. Reka twirebere uyu nguyu witwa Chantal w'Irusizi waravuze ati ni umurongo wa 4 avuzemo. Avuze Chantal w'Irusizi aravuze ati bazaba bagambana, bazaba ari ibyigenge, bazaba bikakaza kandi bazaba bakunda ibanezeza aho gukunda Imana. Bivuze ngo rero Chantal w'Irusizi aravuze ati bazaba rwose bagambana. Umuntu arakugambanira kandi waramugiriye neza, ukamugirira neza akakwitura inabi. Iki ni igihe tugeze muri igihe gikomeye cyane. Yewe umuntu muramuyoborana mu buyobozi akakugambanira ndetse by'umwihariko akagutega igico kugira ngo ukigwemo, hanyuma bagufunge. Nibamara kugufunga umwanya wawe usigarane. Nuko bimeze muri iyi minsi, aragutega igico, yewe agakoresha uko ashoboye kose, hanyuma noneho kugira ngo bagufunge umwanya wawe aba ukabye igihe gitoya nyine, nawe uba ugenda urimo hariya. Mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Abantu barikunda kugeza ubwo atekereza ko ibyo ngibyo gukorewe atabikorerwa n'undi, kandi birashoboka ko nawe yabikorerwa, kubera ko nibyo bihembo Satani ahemba. Iyo ukoreye Satani araguhemba. Birashoboka rero yuko wavuga uti reka mugambanire, bamufate bamufunge, nibyo birashoboka, ariko hirya gatoya nawe umenye ko ibyo bihembo Satani yaguhemba rwose. Igihe kiragera akaguhemba, kandi ashobora nawe kuguhemba biciye ku wundi muntu wizeraga cyane, wa wundi uzi mwafatanyije gutamba ineza. Reka nkubwire inshuti mukunzi w'Ishangiro Radio TV FM, reka nkubwire ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Nawe urarushye kandi uraremerewe. Muri Matayo 11:28 urarushye kandi uraremerewe, kuko Yesu aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange mbaruhure. Uruhijwe rero uruhijwe n'ishyari, uruhijwe n'uburyarya, uruhijwe no kwiyemera, uruhijwe no kwikunda, uruhijwe no kwikuza. nawe urarushye kandi uraremerewe. Uruhijwe no kumva uri igihangange, uruhijwe no kumva nta muntu wagushyigura. Urarushye kandi uraremerewe. Mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Nshuti mukunzi w'Ishangiro Radio TV FM, reka nkubwire ngo uyu mwanya rero ni umwanya mwiza, nawe ukwiye gufata umwanya ugatekereza uti hari icyo Imana impamagarira kuba cyo, hari impamvu yangize gutya, hari impamvu yampaye akazi kameze gutya, hari impamvu yantuje ahangaha, hari impamvu yangize umuyobozi, hari impamvu yangize umuyoborwa. Icyo uri cyo cyose menya ko Imana igushaka kugira ngo ube mu ruhande rutsinda. Ni wowe rero Imana ishaka, ntabwo ishaka ayo mafaranga yawe, ntabwo ishaka ubwo bwenge bwawe ukangisha. Oya, iragushaka wowe ubwawe ukaza ukuri, hanyuma ukabwira Yesu uti nje ukundi nta kindi cyankiza, ndokoresha amaraso yawe, ubundi ahasigaye ibisigaye Imana ikabyikorera. Mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Abantu bazaba bikunda, bazaba biyemera, bazaba bikakaza, bazaba bibona, kandi kwibona kubanziriza kurimbuka. Reka nkubwire inshuti mukunzi w'Ishangiro Radio TV FM, kuri uyu munsi Imana igufashe kandi tugire neza. Reka dushimire abantu bakomeje kubana muri iki kiganiro, abantu bakomeje kuduha ubuhamya bw'uko iminsi y'imperuka tuyirimo. Koko iminsi y'imperuka tuyirimo, ndetse by'umwihariko tuyirimo kandi cyane. Ubwo tuyirimo kandi cyane, birasaba rero ngo nawe ukanure kandi cyane, were ube mu isi kandi utari uw'isi. Ukorera ijuru nk'utaha uyu munsi. Bitabaye ibyo ntabwo byakunda. Reka nkubwire
ako gashashi Satani akinga abantu mu maso nikamara kuvaho uzabona harimo ikibazo, uzabona ahantu wibeshye kandi byakugombye kuba none ukabikemura none. Imana tubashije kubyumva neza kandi iduhe kuba mu ruhande rutsinda. Ibyo nsabira buri muntu wese nanjye ndisabira mu izina rya Yesu. Data mubyeyi mwiza, turagushimira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nusabye kugira ngo ukomeze kubana natwe kandi buri wese wumvise iki cyigisho kirimo kivuga iby'imisi y'imperuka uko biteye, uko bizaba bimeze. Nshuti mukunzi ukomeje kutwumva, reka by'umwihariko tugusabe kurambura ikiganza cyawe, nawe ukomeze kuba mu ruhande rutsinda. Mubyeyi wacu ukomeze gufasha abantu bose bakomeje gukurikirana ibi byigisho, ari by'umwihariko abakomeje kutwereka ko batuzirikana, abakomeje kutwereka ko bafite uburwayi bakeneye kuvurwa nawe, turinyenga duhendahenda ngo bavure. Hari abarwaye indwara z'umubiri, hari abarwaye indwara z'umutima, abo bose turabasabiye mu izina rya Yesu kugira ngo ugire uko bagenza kandi cya kiganza gikiza ukibakozeho. Dufashe rero nk'uko ubikora, ko tubyambaye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Satani anshukurira ko aragasiba ngatambuka nemye, kuko Mana uri mu ruhande rwanjye, abandwanya bo bakorera ubusa. Kuko Mana uri mu ruhande rwanjye,
Company Limited. Iyi ni kampani ikomoka mu gihugu cyacu igamije guteza ubuvuzi gakondo imbere buvuguruye kandi bujyanye n'igihe. Ikora mu turere twose tw'igihugu ndetse no hanze yacyo. Igamije kuzamura impano z'urubyiruko zitandukanye harimo gukina sinema nyarwanda, kumenya gufotora no gutunganya amafoto, kwigisha ubuvuzi gakondo buvuguruye kandi bujyanye n'igihe, kwigisha ubudozi bugezweho kandi mu gihe gito. Tubigisha gutunganya imisatsi, tubigisha gukora amarangi y'amazu, kwandika ku byapa n'imyenda, gukora amasabune atandukanye, ay'amazi ndetse n'amasabune akomeye, amavuta, hand sanitizer n'imigina y'ibihumyo. Wari uzi ko tubigisha gukora n'ibikomoka ku ifarini? Bantu murwaye indwara zitandukanye, diyabete, umutima, umwijima, inzoka, impyiko, imitsi, abagabo batagira akanyabugabo, asima, hemoroyide, indwara z'imyororokere, amarozi atandukanye, umugongo, kuribwa ingingo, uruhu, amaso, amatwi, guta ubwenge, ubumara butandukanye, imihango idakama n'abatajya mu mihango, nimutugane kubera ko mwese twabatekerejeho. Tunasuzuma dukoresheje mashini. Hari na mashine zivana imyanda mu mubiri n'izikangura ibice by'umubiri bisinziriye. Bantu mufite indwara zananiranye ahandi, mutugane kubera ko tubakoraho rikara. Ishangi Company Limited kandi bafitiye ishuri ryiza ribigisha ubudozi, film making and film production. Riherereye hafi y'ibiro by'umurenge wa Ruhango, hakunze kwitwa ku kizu cy'abarundi, munsi neza urusengero rwa Methodiste Libre. Ishangi Company Limited kandi yabashyiriyeho Ishangi Radio TV, aho mushobora kwamamariza ibikorwa byanyu. Banyenganda, bacuruzi, banyamahoteli, namwe mwese mwikorera utwaye mushaka kugaragaza ibikorwa byanyu. Nimutugane tubamamarize kubera ko umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina. Mwatwumva mwanditse Ishangi Radio TV, mukabana natwe mu biganiro byacu byiza. Mwadukurikira kandi kuri channel zacu zitandukanye, Ishangi TV, Ishangi X TV na Ishangi Focus TV. Mwatwandikira ku rubuga rwacu kandi ari rwo ishangi.rw. Mwanadukurikira kuri email yacu cyangwa mukatwandikira ariyo ishangi-company@gmail.com, cyangwa mukaduhamagara kuri 078 54 08 252 cyangwa se 072 kabiri 50 Menya byose byo kwa muganga. Ishangi Company Limited.
Ishangi Company Limited. Iyi ni kampani ikomoka mu gihugu cyacu igamije guteza ubuvuzi gakondo imbere buvuguruye kandi bujyanye n'igihe. Ikora mu turere twose tw'igihugu ndetse no hanze yacyo. Igamije kuzamura impano z'urubyiruko zitandukanye, harimo gukina sinema nyarwanda, kumenya gufotora no gutunganya amafoto, kwigisha ubuvuzi gakondo buvuguruye kandi bujyanye n'igihe, kwigisha ubudozi bugezweho kandi mu gihe gito. Tubigisha gutunganya imisatsi, tubigisha gukora amarangi y'amazu, kwandika ku byapa n'imyenda, gukora amasabune atandukanye, ay'amazi ndetse n'amasabune akomeye, amavuta, hand sanitizer n'imigina y'ibihumyo. Wari uzi ko tubigisha gukora n'ibikomoka ku ifarini? Bantu murwaye indwara zitandukanye, diyabete, umutima, umwijima, inzoka, impyiko, imitsi, abagabo batagira akanyabugabo, asima, hemoroyide, indwara z'imyororokere, amarozi atandukanye, umugongo, kuribwa ingingo, uruhu, amaso, amatwi, guta ubwenge, ubumara butandukanye, imihango idakama n'abatajya mu mihango, nimutugane kubera ko mwese twabatekerejeho. Tunasuzuma dukoresheje mashini. Hari na mashine zivana imyanda mu mubiri n'izikangura ibice by'umubiri bisinziriye. Bantu mufite indwara zananiranye ahandi, mutugane kubera ko tubakoraho rikara. Ishangi Company Limited kandi bafite ishuri ryiza ribigisha ubudozi, film making and film production. Riherereye hafi y'ibiro by'umurenge wa Ruhango, hakunze kwitwa ku kizu cy'abarundi, munsi neza urusengero rwa Methodiste Libre. Ishangi Company Limited kandi yabashyiriyeho Ishangi Radio TV, aho mushobora kwamamariza ibikorwa byanyu. Banyenganda, bacuruzi, banyamahoteli, namwe mwese mwikorera utwaye mushaka kugaragaza ibikorwa byanyu. Nimutugane tubamamarize kubera ko umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina. Mwatwumva mwanditse Ishangi Radio TV, mukabana natwe mu biganiro byacu byiza. Mwadukurikira kandi kuri channel zacu zitandukanye, Ishangi TV, Ishangi X TV na Ishangi Focus TV. Mwatwandikira ku rubuga rwacu kandi ari rwo ishangi.rw. Mwanadukurikira kuri email yacu cyangwa mukatwandikira ariyo ishangicompany@gmail.com, cyangwa mukaduhamagara kuri 078 54 08 252 cyangwa se 0722 50 Menya byose byo kwa muganga. Ishangi Company Limited. Satani acukurira ko
Ishangi Company Limited. Iyi ni kampani ikomoka mu gihugu cyacu igamije guteza ubuvuzi gakondo imbere buvuguruye kandi bujyanye n'igihe. Ikora mu turere twose tw'igihugu ndetse no hanze yacyo. Igamije kuzamura impano z'urubyiruko zitandukanye harimo gukina sinema nyarwanda, kumenya gufotora no gutunganya amafoto, kwigisha ubuvuzi gakondo buvuguruye kandi bujyanye n'igihe, kwigisha ubudozi bugezweho kandi mu gihe gito. Tubigisha gutunganya imisatsi, tubigisha gukora amarangi y'amazu, kwandika ku byapa n'imyenda, gukora amasabune atandukanye, ay'amazi ndetse n'amasabune akomeye, amavuta, hand sanitizer n'imigina y'ibihumyo. Wari uzi ko tubigisha gukora n'ibikomoka ku ifarini? Bantu murwaye indwara zitandukanye, diyabete, umutima, umwijima, inzoka, impyiko, imitsi, abagabo batagira akanyabugabo, asima, hemoroyide, indwara z'imyororokere, amarozi atandukanye, umugongo, kuribwa ingingo, uruhu, amaso, amatwi, guta ubwenge, ubumara butandukanye, imihango idakama n'abatajya mu mihango, nimutugane kubera ko mwese twabatekerejeho. Tunasuzuma dukoresheje mashini. Hari na mashine zivana imyanda mu mubiri n'izikangura ibice by'umubiri bisinziriye. Bantu mufite indwara zananiranye ahandi, mutugane kubera ko tubakoraho rikara. Ishangi Company Limited kandi bafite ishuri ryiza ribigisha ubudozi, film making and film production. Riherereye hafi y'ibiro by'umurenge wa Ruhango, hakunze kwitwa ku kizu cy'abarundi, munsi neza urusengero rwa Methodiste Libre. Ishangi Company Limited kandi yabashyiriyeho Ishangi Radio TV, aho mushobora kwamamariza ibikorwa byanyu. Banyenganda, bacuruzi, banyamahoteli, namwe mwese mwikorera utwaye mushaka kugaragaza ibikorwa byanyu. Nimutugane tubamamarize kubera ko umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina. Mwatwumva mwanditse Ishangi Radio TV, mukabana natwe mu biganiro byacu byiza. Mwadukurikira kandi kuri channel zacu zitandukanye, Ishangi TV, Ishangi X TV na Ishangi Focus TV. Mwatwandikira ku rubuga rwacu kandi ari rwo ishangi.rw. Mwanadukurikira kuri email yacu cyangwa mukatwandikira ariyo ishangicompany@gmail.com, cyangwa mukaduhamagara kuri 078 54 08 252 cyangwa se 0722 50 menya byose byo kwa muganga. Ishangi Company Limited.
Limited. Iyi ni kampani ikomoka mu gihugu cyacu igamije guteza ubuvuzi gakondo imbere buvuguruye kandi bujyanye n'igihe. Ikora mu turere twose tw'igihugu ndetse no hanze yacyo. Igamije kuzamura impano z'urubyiruko zitandukanye harimo gukina sinema nyarwanda, kumenya gufotora no gutunganya amafoto, kwigisha ubuvuzi gakondo buvuguruye kandi bujyanye n'igihe, kwigisha ubudozi bugezweho kandi mu gihe gito. Tubigisha gutunganya imisatsi, tubigisha gukora amarangi y'amazu, kwandika ku byapa n'imyenda, gukora amasabune atandukanye, ay'amazi ndetse n'amasabune akomeye, amavuta, handi sanitayiza n'imigina y'ibihumyo. Wari uzi ko tubigisha gukora n'ibikomoka ku ifarini? Bantu murwaye indwara zitandukanye, diyabete, umutima, umwijima, inzoka, impyiko, imitsi, abagabo batagira akanyabugabo, asima, hemoroyide, indwara z'imyororokere, amarozi atandukanye, umugongo, kuribwa ingingo, uruhu, amaso, amatwi, guta ubwenge, ubumara butandukanye, imihango idakama n'abatajya mu mihango, nimutugane kubera ko mwese twabatekereje. Tunasuzuma dukoresheje mashini. Hari na mashine zivana imyanda mu mubiri n'izikangura ibice by'umubiri bisinziriye. Bantu mufite indwara zananiranye ahandi, mutugane kubera ko tubakoraho rika. Ishangi Company Limited kandi bafitiye ishuri ryiza ribigisha ubudozi, film making and film production. Riherereye hafi y'ibiro by'umurenge wa Ruhango, hakunze kwitwa ku kizu cy'abarundi, munsi neza urusengero rwa Methodiste Libre. Ishangi Company Limited kandi yabashyiriyeho Ishangi Radio TV, aho mushobora kwamamariza ibikorwa byanyu. Banyenganda, bacuruzi, banyamahoteli, namwe mwese mwikorera utwaye mushaka kugaragaza ibikorwa byanyu. Nimutugane tubamamarize kubera ko umukobwa abuze umuranga yaheze mwanyina. Mwatwumva mwanditse Ishangi Radio TV, mukabana natwe mu biganiro byacu byiza. Mwadukurikira kandi kuri channel zacu zitandukanye, Ishangi TV, Ishangi X TV na Ishangi Focus TV. Mwatwandikira ku rubuga rwacu kandi ari rwo ishangi.rwa. Mwanadukurikira kuri email yacu cyangwa mukatwandikira ariyo ishangi-company@gmail.com, cyangwa mukaduhamagara kuri 078 54 08 252 cyangwa se 0722 50 menya byose byo kwa muganga. Ishangi Company Limited.
Ishangi Company Limited. Iyi ni kampani ikomoka mu gihugu cyacu igamije guteza ubuvuzi gakondo imbere buvuguruye kandi bujyanye n'igihe. Ikora mu turere twose tw'igihugu ndetse no hanze yacyo. Igamije kuzamura impano z'urubyiruko zitandukanye harimo gukina sinema nyarwanda, kumenya gufotora no gutunganya amafoto, kwigisha ubuvuzi gakondo buvuguruye kandi bujyanye n'igihe, kwigisha ubudozi bugezweho kandi mu gihe gito. Tubigisha gutunganya imisatsi, tubigisha gukora amarangi y'amazu, kwandika ku byapa n'imyenda, gukora amasabune atandukanye, ay'amazi ndetse n'amasabune akomeye, amavuta, handi sanitizer n'imigina y'ibihumyo. Wari uzi ko tubigisha gukora n'ibikomoka ku ifarini? Bantu murwaye indwara zitandukanye, diyabete, umutima, umwijima, inzoka, impyiko, imitsi, abagabo batagira akanyabugabo, asima, hemoroyide, indwara z'imyororokere, amarozi atandukanye, umugongo, kuribwa ingingo, uruhu, amaso, amatwi, guta ubwenge, ubumara butandukanye, imihango idakama n'abatajya mu mihango, nimutugane kubera ko mwese twabatekerejeho. Tunasuzuma dukoresheje mashini. Hari na mashine zivana imyanda mu mubiri n'izikangura ibice by'umubiri bisinziriye. Bantu mufite indwara zananiranye ahandi, mutugane kubera ko tubakoraho rika. Ishangi Company Limited kandi bafitiye ishuri ryiza ribigisha ubudozi, film making and film production. Riherereye hafi y'ibiro by'umurenge wa Ruhango, hakunze kwitwa ku kizu cy'abarundi, munsi neza urusengero rwa Methodiste Libre. Ishangi Company Limited kandi yabashyiriyeho Ishangi Radio TV, aho mushobora kwamamariza ibikorwa byanyu. Banyenganda, bacuruzi, banyamahoteli, namwe mwese mwikorera utwaye mushaka kugaragaza ibikorwa byanyu. Nimutugane tubamamarize kubera ko umukobwa abuze umuranga yaheze mwanyina. Mwatwumva mwanditse Ishangi Radio TV, mukabana natwe mu biganiro byacu byiza. Mwadukurikira kandi kuri channel zacu zitandukanye, Ishangi TV, Ishangi X TV na Ishangi Focus TV. Mwatwandikira ku rubuga rwacu kandi ari rwo ishangi.rw. Mwanadukurikira kuri email yacu cyangwa mukatwandikira ariyo ishangicompany@gmail.com, cyangwa mukaduhamagara kuri 078 54 08 252, cyangwa se 0722 50 menya byose byo kwa muganga. Ishangi Company Limited. Kandi
Company Limited. Iyi ni kampani ikomoka mu gihugu cyacu igamije guteza ubuvuzi gakondo imbere buvuguruye kandi bujyanye n'igihe. Ikora mu turere twose tw'igihugu ndetse no hanze yacyo. Igamije kuzamura impano z'urubyiruko zitandukanye harimo gukina sinema nyarwanda, kumenya gufotora no gutunganya amafoto, kwigisha ubuvuzi gakondo buvuguruye kandi bujyanye n'igihe, kwigisha ubudozi bugezweho kandi mu gihe gito. Tubigisha gutunganya imisatsi, tubigisha gukora amarangi y'amazu, kwandika ku byapa n'imyenda, gukora amasabune atandukanye, ay'amazi ndetse n'amasabune akomeye, amavuta, hand sanitizer n'imigina y'ibihumyo. Wari uzi ko tubigisha gukora n'ibikomoka ku ifarini? Bantu murwaye indwara zitandukanye, diyabete, umutima, umwijima, inzoka, impyiko, imitsi, abagabo batagira akanyabugabo, asima, hemoroyide, indwara z'imyororokere, amarozi atandukanye, umugongo, kuribwa ingingo, uruhu, amaso, amatwi, guta ubwenge, ubumara butandukanye, imihango idakama n'abatajya mu mihango, nimutugane kubera ko mwese twabatekerejeho. Tunasuzuma dukoresheje mashini. Hari na mashine zivana imyanda mu mubiri n'izikangura ibice by'umubiri bisinziriye. Bantu mufite indwara zananiranye ahandi, mutugane kubera ko tubakoraho rikara. Ishangi Company Limited kandi bafitiye ishuri ryiza ribigisha ubudozi, film making and film production. Riherereye hafi y'ibiro by'umurenge wa Ruhango, hakunze kwitwa ku kizu cy'abarundi, munsi neza urusengero rwa Methodiste Libre. Ishangi Company Limited kandi yabashyiriyeho Ishangi Radio TV, aho mushobora kwamamariza ibikorwa byanyu. Banyenganda, bacuruzi, banyamahoteli, namwe mwese mwikorera utwaye mushaka kugaragaza ibikorwa byanyu. Nimutugane tubamamarize kubera ko umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina. Mwatwumva mwanditse Ishangi Radio TV, mukabana natwe mu biganiro byacu byiza. Mwadukurikira kandi kuri channel zacu zitandukanye, Ishangi TV, Ishangi X TV na Ishangi Focus TV. Mwatwandikira ku rubuga rwacu kandi ari rwo ishangi.rw. Mwanadukurikira kuri email yacu cyangwa mukatwandikira ariyo ishangicompany@gmail.com.